Akon aravuga ngo guhunga ibibazo birazahaza cyane kurusha guhangana nabyo. Akon yaravuze ngo ubuzima ari bugufi, ujye ureka ibihe bibi wanyuzemo bitumukane n'umuyaga, wongere useke bundi bushya, wongere wishime nanone. Nibyo babwira ngo nta marira abaho yahindura ibyahise, nta n'amaganya abaho yahindura ibizaba. Ugomba kuba munini kuruta ibibazo, ugahagarara ugahangana n'inzitizi. Kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Akon yaravuze ngo ntukemere ko imibabaro y'ibihe byahise n'ubwoba bw'ejo hazaza bihungabanya ibyishimo by'uyu munsi. Yaranavuze ngo ntukagire ubwoba bwo gutera intambwe ya mbere. Buri muntu wagafashe wese yigeze gutangira. Buri wese ugeze ku ntambwe igihumbi yatangiriye ku ntambwe ya mbere. Nawe rero ntukagire ubwoba bwo gutera intambwe ya mbere. Akon yaravuze ngo itandukaniro riri hagati y'inzozi n'intsinzi ni uko inzozi zisaba gushyira imbaraga nyinshi mu gusinzira, mu gihe intsinzi isaba imbaraga nyinshi mu kutaryama. Inzozi zisaba gushyira imbaraga nyinshi mu gusinzira, naho intsinzi igasaba kutaryama, kutagoheka, gushyira imbaraga nyinshi mu kwiyima ibitotsi kugira ngo ukabye intsinzi. Akon yaravuze ngo iyo ufashe icyemezo wirengagije ingaruka, iyo udatsinze urasobanukirwa, iyo udatsinze ukuramo isomo, iyo udatsinze uba umunyabwenge uramenya. Yaranavuze ngo hari ibintu bibiri bisobanura intsinzi mu buzima. Icya mbere ni uburyo wirwanaho mu gihe ntacyo ufite. Icya kabiri ni uburyo witwara mu gihe ufite byose. Uko wirwanaho ntacyo ufite nibyo bizagera niba uzatsinda, uko witwara igihe ufite byose nibyo bizagera niba uzarambana iyo ntsinzi. Kubaka izina birakomera, ariko kugumana iryo zina birakomera kurushaho. Ibi byose bigenwa n'uko witwara ufite byose, n'uko wirwanaho ntacyo ufite. Akon yemeraga Eminem cyane, yigeze kuvuga ngo numva bwa mbere hip hop numvise ari umwanda. Siniyumvisha ukuntu umuntu ashobora kuvuga hejuru y'umuziki, umuntu ashobora kuvuga amagambo hejuru y'umuziki. Abajijwe ngo ninde muraperi mwiza kuruta abandi bose, yaravuze ngo birashoboka ko ngomba kuvuga Eminem. Akon yaravuze ngo nizera ko umugabo akwiye kugira abagore benshi muri Afurika, turabyemera. Data yari afite abagore 4. Hanyuma yavuze ijambo rikomeye ngo ibitangira bisharira byose ku musozo biraryohera. Uzareba ukuntu ujya nko muri siporo wiganyira, ariko wazisoza ukumva ubuzima buraryoshye. Uzareba ukuntu imiti myinshi bisharira ariko igakiza. Akon yaravuze ngo ubuzima nicyo kintu dukwiye kubaha kurusha ibindi. Burya umuntu atanga ubuzima bwe nk'igitambo cyo kubona amafaranga, bikarangira ya mafaranga yakoreye yose ayatambye kugira ngo agarure ubuzima butagishobotse. Nibyo mbabwira ngo umuntu yigomwa ubuzima bwe kugira ngo abone amafaranga, bikarangira amafaranga amusubiyeho ngo agarure ubuzima yatambye kandi yararenze igihe. Burya mu gushaka amafaranga tujye twibuka no kubaho neza. Iyo ubayeho nk'utazapfa birangira upfuye nk'utazabaho. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga twibagirwa ubuzima buzira umuze, by'umwihariko mu rugamba rw'ubuzima buzira umuze rimwe na rimwe twibagirwa amafaranga. Iyo ushaka ubuzima buzira umuze rimwe na rimwe wibagirwa amafaranga. Ubundi ngewe mbiha 50-50. Mu bijyanye no gushaka amafaranga jya ubiha 50 by'umunsi wawe, mu bijyanye n'ubuzima buzira umuze nabyo ubiha indi 50. Wibuke ko nubwo uri bujye mu kazi ugomba gukora siporo, ko ari ingenzi. Ugomba kurya kugira ngo ubeho, apana kubera aho kurya. Wibuke kuruhuka, wibuke no kubonera umwanya abantu n'ibintu ukunda, n'ibindi bijyanye no kubaho neza byose nabyo bibonera umwanya. Hari igihe ushaka amafaranga ukiyibagirwa. Akon yaravuze ngo mu buzima ntuzigere wizirika ku kintu kimwe gusa. Iyo kigutengushye urarangira, ariko iyo ufite amakarita menshi yo gukinisha, bwana igaswata uzamura indi karita, uzamura seti cyangwa ukazamura wayine. Akon yavuze ijambo rikomeye nifuza ko mwasigarana mwese. Yaravuze ngo izere nkanjye
njyewe nizerera mu mahame 6 y'ubuzima. Ikibazo gisigaye ni ayo mahame 6 y'ubuzima. Amahame 6 y'ubuzima nuko mbere yo gusenga banza wizere, mbere yo kuvuga banza wumve, mbere yo gutakaza amafaranga banza uyakorere, mbere yo kwandika banza utekereze, mbere yo kubivamo banza ugerageze nanone, mbere yo gupfa banza ubeho, byibuze nunapfa uzapfe warabayeho. Harimo abantu babaho ariko bameze nk'abariho batariho. Mbere yo gupfa rero banza ubeho. Yaravuze ngo igitandukanye umunyabigwi n'umuntu usanzwe n'uburyo bahangana n'inzitizi bahura nazo mu nzira. Yaravuze ngo iyo wamaze kumenya ko umunsi umwe ari ubusa, ari nko gukanda buti imwe, uhitamo guhugira ku byo utekereza bikubaka, ukirinda kwita ku byo abandi bagutekerezaho. Yaravuze ngo ntugatekereze ko banza kumva kuri gusaza kugira ngo ubone gutangira kwita ku gusuzumisha umubiri wawe no kuwushakira ubwishingizi. Ntugategereze ko bibanza kudogera ngo ubone kubyitaho. Bifatirane bitarangirika cyane nibwo utazavunika cyane. Yaravuze ngo ibintu biraza ubundi bikagenda, n'ubuzima dufite twarabutijwe, nta bubasha dufite kuri ejo hazaza. Ntawamenya niba ejo tuzahageza, uyu munsi ni wo wawe. Ishimire buri munota wose ufite, ntiwibagirwe kugaragaza buri kimwe cyose kikurimo. Ejo ntabwo ari ahacu, ntabwo tuzi niba ari ahacu. Ariko yaravuze ngo iyo ukora ibyo usabwa mu gihe cyabyo, ntukenera gupfusha ubusa umwanya ngo uragenzura ubuzima bwawe. Iyo nta gihe wataye, nta wundi mwanya utakara wo kugenzura ubuzima. Yaravuze ngo baho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, uhora ushishikajwe no gusubiza ibintu mu buryo, kandi buri munsi uharanire gusibanganya amateka yawe y'ahahise. Yaranavuze ngo urugamba rw'ubuzima rurangira kuri bamwe mu gihe ruba rutangira ku bandi. Nibyo mbabwira ngo guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda. Uyu munsi uragenda hakavuka undi. Ariko yaravuze ngo mu rugendo ruhebuje rw'ubuzima, aho abanyantege nke bapfiriye niho abanyembaraga barokokera bagakomeza ubuzima. Funga inkweto zawe cyane kuko urugendo ni rurerure. Yaranavuze ngo ujye uzirikana ko aho imbaraga z'umuntu zirangirira ariho iz'umuremyi wacu zitangirira. Igihe cyose Sekibi agerageza kunyobya, nizera ko umuremyi wanjye aba ari hafi yanjye. Igihe cyose narangaye aramfata akanyobora inzira nyayo. Yaravuze ngo buri gihe numva ko niba ugeze aho ufite amafaranga ahagije yo gushora, wayashora mu bintu bifatika. Ugomba gushora mu bintu byose bifitanye isano n'umutungo kamere. Ibi bizahoraho iteka. Ntugashora amafaranga yawe mu bintu bishira. Nibyo mbabwira ngo gura ubutaka ko nicyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nkababwira ngo uzaho umugabo ubutaka natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo. Burya nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifite mu butaka. Ariko yaravuze ngo igihe cyose uzaba ukora ibyo ukunda, nta kabuza amafaranga azagukurikira. Yaranavuze ngo ntukagire ucira urubanza ku mahitamo yahaye ubuzima bwe utarabanza kumenya impamvu yabimuteye. Ubaha buri wese uhuye nawe, umwubahira amahitamo yahaye ubuzima bwe. Yaranavuze ngo ntukagire ikintu wicuza na kimwe, kubera ko igihe kimwe icyo wicuza cyari cyo kintu wifuzaga gukora kurusha ibindi. N'ubundi wasubiza ibihe inyuma ugasubirana imyaka n'imitekerereze nk'iyo wari ufite, wakongera ugasubiramo icyo uri kwicuza uyu munsi. Nta kintu cyahinduka. Niyo mpamvu kwicuza nta kintu na kimwe bimara. Yaravuze ngo uko ibihe byaba bisobanye kose, ujye wirinda kuva ku bintu, ntugacike intege na rimwe. Aranavuga ngo buri gihe ujye uvuga uko ubyumva, kubera ko hari igihe utazongera kubona ayo mahirwe yo kubivugaho. Buri gihe ujye ubikora uko ushoboye, kuko ushobora kutazongera kubona ayo mahirwe yo kubikora. Ariko yaravuze ngo ubuzima iyo utabubyaje umusaruro ukiri muto, ukubyaza umusaruro ushaje. Ibi byenda kumera nka bya bindi mbabwira byo ku gihe. Igihe iyo utagikoresheje ukiri muto, cyo kigukoresha ushaje. Hanyuma yaravuze ngo niba ushaka kugera kure mu buzima, icyo waba ukora cyose jya utungurana.
kora cya kintu ku buryo nta muntu n'umwe wari witeze ko cyakorwa mu buryo wagikozemo. Mu magambo yose Akon yavuze nasoreza kuri iri ngiri, yaravuze ngo ubuzima ko butaramba dutegereje iki? Burya isi ni mbi iyo uri nyakamwe, ariko ubuzima buba bwiza turi kumwe. Ubuzima ko butaramba dutegereje iki ngo dushyire hamwe tuzamurane? Nibyo murababwira ngo isi irabogama ibi nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira. Aya rero